Ndabasuhuje mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Amahoro y'Imana naganze imitima yanyu, mwe mukurikirana ijambo ry'Imana n'ubutumwa bwiza bwa Yesu kuri YouTube channel ya Mukalibiya TV. Amahoro y'Imana bane namwe. Ndabakunda, ijuru rirabakunda, n'ikimenyetso ryatanze nuko twahawe umucunguzi. Izina ry'Uwiteka rihabwe icyubahiro. Nyemerera rero uyu munsi nifuje gusengera ibyifuzo bibiri, ariko mbere yo gusengera ibyifuzo bibiri, igice cya mbere nagihariye icyo gusangira nawe ijambo ry'Imana riri muri Zaburi ya 32. Icyo nicyo gice cya mbere. Nitumara kuganira ku ijambo ry'Imana, ndinjira mu gice cya kabiri cyo gusengera ibyifuzo bibiri. Birashoboka ko nawe ubifite, birashoboka n'undi yabigira, nanjye se, ariko Imana yumve ko dufite umutima wo gutabara. Zaburi ya 32 ni Zaburi, iyi ni ya Dawidi, ni indirimbo yahimbishijwe ubwenge. Yaranditswe ngo hahirwa uwababariwe ibicumuro bye, ibyaha bye bigatwikirwa. Hahirwa umuntu Uwiteka atabaraho gukiranirwa, umutima we ntubemo uburiganya. Imana idutabare cyane. Ku murongo wa 5 haravuze ngo nakwemereye ibyaha byanjye, sinatwikiriye gukiranirwa kwanjye. Naravuze nti ndaturira Uwiteka ibicumuro byanjye, nawe unkuraho urubanza rw'ibyaha byanjye. Imana ishimwe. Mfite intego y'ijambo rivuga ngo Uwiteka akuraho ibyaha. Iyo wahuye na Yesu arakubabarira kandi ukazinukwa, ariko iyo mutarahura uba ugihuzagurika, uba ugifite irari ry'ibyaha, uba ugifite irari ry'ibintu runaka. Ariko ndashaka kukubwira Yesu ukuraho ibyaha. Uyu mugabo Dawidi yakoze ibyaha byinshi, kandi amaso y'Uwiteka arabireba arababara. Ariko uyu mugabo Dawidi yari afite n'umutima umenekeye Imana. Uyu mugabo Dawidi, Yesu amaze kwitegereza umutima we, amaze gucumura kwe, ntabwo ijuru ryihanganye, ryahagurukije umugabo Natani. Aragenda atumwe n'Uwiteka Imana, aragenda abwira Dawidi, amubwirira mu migani, amubwira neza. Aramubwira ngo hari umukene ufite agatama kamwe, nuko haza umuntu w'umutunzi, ka gatama aragafata akagirira nabi, cyangwa se arakarya. Dawidi arangije aravuga ati ubwo se uwo muntu abaho mu mudugudu? Abaho se muri uyu mujyi? Abaho se? Birashoboka. Ati uwo muntu akwiriye ikihe gihano? Dawidi ati uwo muntu akwiriye kwicwa, kuko Uwiteka ari umutunzi w'imbabazi, akuraho ibyaha. Niryo jambo ndiho. Natani abwira Dawidi ati mwami ni wowe. Dawidi yahise ko aca bugufi, ahonga mu maso, aramanuka cyane mu mutima.
ahangaha ntaraharengaho. Ese wowe iyo wumvise ko wakosheje uzugira kumanuka cyane mu mutima, uzugira guca bugufi, uzugira kumva usa nk'umuntu urabye kubera icyaha kiriho akabazo. Nibwo iyi zaburi ya Dawidi yanditswe ivuga ngo hahirwa ababariwe ibicumuro bye. Dawidi yambaye ibigunira, arapfukama, arihana, ca bugufi, Imana iramubabarira. Imana iramubabarira. Ndimo ndakubwira ngo Imana iracyadufite mu biganza byayo. Imana ikuraho urubanza rw'ibyaha, niyo ndi kukubwira. Niyo ndi kukubwira. Ese wowe ntabwo wizera ko ufitiwe imbaraga zikuraho urubanza rw'ibyaha? Ngo hahirwa ababariwe ibicumuro bye, ibyaha bye bigatwikirwa. Dawidi niyo ndirimbo yahise aririmba, ni nayo zaburi, nayo magambo y'ubwenge. Aravuga ngo hahirwa umuntu w'iteka atabaraho gukiranirwa, umutima we ntubemo uburiganya. Mugenzi uragana mu ijuru ukurikirana channel ya Mukalibiya TV, ese umutima wawe ntabwo ufitemo kuriganya? Umutima wawe ntabwo ufitemo kuri, ijisho ryawe ntiririganya, umunwa wawe nturiganya, amatwi yawe ntariganya, ibirenge byawe ntibiriganya, ibiganza byawe ntibiriganya, ururimi rwawe ntabwo ruriganya. Imana idutabare cyane. Twiyimire, twisuzume mw'iri jambo, dukomeze urugendo. Akimara kuvuga ayo magambo yageze ku murongo wa 5, aravuga ngo nakwemereye ibyaha byanjye. Dawidi arimo arivuga imyato, avuga ngo hahirwa umuntu w'iteka. Ese wowe iyi zaburi wayivuga mu kanwa kawe uyitangariza abandi? Ese ufite ibyo gutangaza biri mu mutima wawe ko wakuweho urubanza rw'ibyaha? Ese urabitangaza ukabishimirira Imana abantu, cyangwa se ubigize ubwiru? Dawidi aravuga ngo nakwemereye ibyaha byanjye. Mugenzi uragana mu ijuru, urahirwa niba ibyaha byawe ubyemerera Uwiteka, atari ukubyemerera abantu ukavuga bimwe ugahisha ibindi. Sinatwikiriye gukiranirwa kwanjye. Dawidi yambaye ibigunira, arihana ca bugufi. Naravuze nti ndaturira Uwiteka. Abantu muri iyi minsi baharaye kwaturira abantu. Uwo waturira ni muntu ki? Ese umufitiye waramusengeye kugira ngo Imana izaguhuze nawe? Uwo waturira ninde? Ese aho ni waturira umuntu ukavuga bimwe ugahisha ibindi? Kandi Dawidi yaravuze naturiye Uwiteka, ngo ndaturira Uwiteka. Imana ishimwe ibicumuro byanjye. Burya mbere yuko watura ibyaha byawe ubanza guca bugufi, ukumva icyo ugiye gukora, ukumva umumaro, ukumva umwanya ugiye gufata, ukabanza ukawutekereza. Atari ugutera waraza, wature nk'umuntu wikiza, atura nk'umuntu ushaka ubugingo. Waturira Uwiteka. Niba uhuye n'umuntu bikaba ngombwa ko mugiye gusenga, ukavuga ati reka nature, atura by'ukuri. Uvuge ngo si kanaka ndi kureba, ahubwo ni Uwiteka, reka naturire Uwiteka. Hari abantu bakunda gukoresha terime ivuga ngo egera hino ngo nkwaturire. Wikwaturira umuntu. Niba uhagararanye n'umuntu umva ko Uwiteka ari ugiye kwaturira, mfasha naturire Uwiteka. Mubwire aho namugomeye, mubwire aho nacitse intege, mubwire aho nananiwe. Ni ukuri ni Imana ifite gukuraho iki? Ibyaha. Naravuze nti ndaturira Uwiteka ibicumuro byanjye, nawe unkuraho urubanza rw'ibyaha byanjye. Imana ishimwe. Dawidi arahamya neza ko urubanza rw'ibyaha bye rwakuweho. Ese wowe none aka kanya urubanza rw'ibyaha areyushuwa ko
byakuwe uriyizeye ko wifitiye icyizere cyangwa uracyashidikanya. Ubaye ushidikanyije kandi waraturiye Uwiteka, byaba biteye agahinda. Dawidi ubwinshi bw'ibyaha yakoze yarabibabariwe. Nawe ubwinshi bw'ibyaha wakoze wumva imbabazi. Nawe utarabyihana tera intambwe imwe ubwire Imana ati ibyaha byanjye ndabyemera. Ku murongo waho wa 8 Uwiteka yabwiye Dawidi amagambo meza, aramubwira ngo nzakwigisha nkwereke inzira unyuramo. Nuko inzira Dawidi yanyuragamo itari itunganye, ngo nzakugira inama, ijisho ryanjye rizakugumaho. Nyuma y'imbabazi ijisho ry'Imana riragukurikirana. Nyuma y'imbabazi umaze kuzihabwa, Imana iragukurikirana. Yewe wihannye neza wumve ko Imana igukurikirana. Nawe utarihana watera intambwe imwe, hariho ko Imana igomba kugukurikirana mu izina rya Yesu. Reka dusenga Imana. Kadusengera abantu bari bafite gushidikanya ku mbabazi z'Imana. Mu by'ukuri niba waratuye neza ukaturira Uwiteka, kanga usabire imbaraga kugira ngo imbaraga z'Imana zikomeho, ugire kwizera, wumve ko hari aho wavuye, hari n'ahandi wageze. Icyifuzo cya kabiri, umuntu utaraturira Uwiteka ugihisha ibyaha, ugitukana, ukatura gutukana, ugahisha gusambana. Ubusambanyi buri mu buryo bwinshi cyane, yaba ari kuri interinete, yaba ari amaso ku maso, yaba ari umubiri ku mubiri, mu buryo bwinshi tuzi. Byose waturira Uwiteka uti Imana itugire neza cyane. Ese waba ufite kumva ushaka kwaturira Uwiteka, utera intambwe mu mutima wawe, niyo ntambwe ya mbere yo guca bugufi. Imana itugirire neza. Data mwiza, ndagushimiye. Uwiteka ndaguhimbaje, ngushimiye ko ujya unyemerera ukampa kuvuga ijambo ryawe, atari uko ndi umuhanga, ahubwo wowe uri umuhanga. Kandi ndagushimira ko uruhare mbifitemo nuko mfata mikoro ukivugira. Nyemerera rero, hari abatuye bagifite gushidikanya ko batababariwe, ariko baratuwe burundu. Awaha imbaraga zo kumva ko hari aho bavuye, hari n'ahandi bageze. Bityo bagukorere, bityo bakubahe, bityo bagire ibyishimo byo mu mutima, banezerwe ko bavuye mu rushundura rwa wa mwanzi Satani. Imbaraga zibakurikirane ibihe byose. Hanyuma hari utaratura, hari utarahura na Yesu ngo amumenekere, asase inzobe, amubwize ukuri. Uwo nawe ndamusengeye mu bubasha bw'Imana ahure na Yesu, yihane, arandure ibyakarande, ibyo yakoze kera, kuko kumara imyaka myinshi kw'icyaha ntabwo umuntu agikurwaho, ahubwo kivaho iyo umuntu yacyatuye. Mu izina rya Yesu, hanyuma nibatera intambwe ubababarire, ubeze, ubatunganye. Hanyuma n'abatarabigerageza ubagirire neza mu mbaraga zawe no mu bushobozi bwawe. Ndasenze Uwiteka kugira ngo ijambo ryawe ribohore umuntu wese. Twigire kuri Dawidi, dukire mu mitima, dukire mu bugingo, dukire kanwa kacu gakire, imitima yacu ikire. Mu izina rya Yesu tube abantu bashimwa n'Imana, tube inzandiko zisomwa na bose. Uduhe gukiranukira aho abantu batareba, kwiyemeza kwacu tugushyire mu bikorwa, bityo uzaduha ubugingo buhoraho. Ndagushimiye, ndaguhimbaje ko buri wese umugendereye bihwanye nuko yakiriye ijambo, mu izina rya Yesu, amen. Imana iguhe umugisha aho uri hose. Yesu ni umwami. Ni kuri YouTube channel Mukalibiya TV. Kora share, kanda subscribe. Hanyuma inama, impuguro, ibitekerezo, ubufasha bwo kugira ngo ijambo ry'Imana rigere kure, ni ukuri mu mutima utunganye. Imana izadushyigikira. Nge nawe dufatana amaboko
twamamaza ubutumwa bwiza mu izina rya Yesu tukiri mu isi. Amen. YouTube channel ya Mukalibiya TV, WhatsApp ni 078 779 454 9. Shalom.